Many things. Some things come with age. Hano umunyamakuru yarabajije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame amubaza ati ese habayeho nk'umunsi ukaba nk'umuturage usanzwe cyangwa se twibaze ubaye uri nk'umuturage usanzwe wakora iki, watemberera he, wakora iki nyine nk'umuturage usanzwe tuvuge utari perezida nta n'umuntu uzi kuri perezida wakora iki. Perezida hano yamusubije ati hari ibintu buriya rero bizanwa n'imyaka cyangwa se bigendana n'imyaka. It was long ago when I was still young. I would go skydiving, I would go bungee jumping. Perezida yasubije ati iyo bibaye ubwo ngubwo ari nka kera, ari nko mu myaka ya kera nkiri muto cyangwa nkiri umujene, ati icyo nakora icyo gihe nakora ibintu byinshi, nshobora kugenda biriya bintu bya skydiving mujya mubibona umuntu asimbuka mu ndege akamanuka mu kirere agasimbuka akaza gufatwa n'umutaka yambaye kugira ngo aparike hasi nyine agere hasi ari muzima. Ati ibyo bintu rwose mba numva nabikora bibaye ari nka kera, ibyo bintu mba numva mbaye ndi umuturage usanzwe, ibyo bintu ari kuba naragiye nkabikora, nkambara nk'umutaka ngasimbuka mu kirere cyangwa se nkajya muri bya bintu mujya mubona ibintu abantu babazirika imigozi ku musozi hejuru cyangwa se ku byuma hejuru bakabajugunya wa mugozi ukaza kuwongera ukabagarura mujya mubibona. Ati bira nabyo mba numva yaba ari kera nakabikoze. I do some of these crazy things that ati utuntu nk'utwo ngutwo nyine tw'ubusazi mba numva rwose nakadukoze. when I was still young, but ati mbega ibyo ni nk'ibintu umuntu akora akiri muto ariko urabizi iyo umaze gukura bigenda bihinduka. so I would just have I don't know, I wouldn't drink, but I would have as much fun that fall in the normal brackets of fun, almost without limit. Yes, ndetse perezida yakomeje avuga ati ikindi nakora ntago nanywa inzoga, ubwo yavuga abaye akiri muto ari umuturage usanzwe atari perezida. Ati ikindi nakora ntago nanywa inzoga, ako kantu mukumve. Ati ntago nanywa inzoga atariko nakwinezeza, atariko bya bintu nyine kwinezeza bimwe biri normale bisanzwe. Hari umuntu umva kwinezeza kumva ko nyine wenda harimo ibintu by'ibibi byo kwiyandarika, ati ibyo bitarimo nyine kwinezeza bya bindi biri normale bisanzwe, hinezeza bihagije pe, atariko sinanywa inzoga. In fact, I wish I could be younger. I would do some of the things I missed doing. Ati ndetse hari n'igihe nifuza rwose ati yo icyansubiza ibuto cyangwa se yo nza kuba ndi nkiri mutonya mu myaka. Ati hari ibintu byinshi na rwose nasubira inyuma ngakora nigeze mbasha gukora mu gihe cyanjye cya kera bitewe wenda n'inshingano nari ndimo se cyangwa n'akazi nari ndimo. Of just, listen, just enjoying what. Ati mbega nkaba ndi hariya ninezeza nibohoye nta bwoba mfite, nkiyenjoyinga ibyo neca impa cyangwa se iby'isi muri rusange byose biduha nkabyenjoyinga nanjye nkanezerwa, nicyo nakora.